mbese uzemera kubabazwa? Uwiteka Mana nziza, gitare cy'amahanga, byiringiro bizima, turagushimye kandi turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimye yuko wadutoranyije mu mahanga menshi kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. Niyo mpamvu tugiye kukwinginga ngo uzubane natwe, ibyo tuvugira hano naba ari twe tubivuga, ahubwo izina ryawe ribe ry'ihabwe icyubahiro. Nyagasani rero ngwino wibwirire ubwoko bwawe, kuko njye ntacyo nakwishoboza, ariko wowe imbere yawe birashoboka. Mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu. Ngiye kubabwira si ugusitara ngo urababaye cyangwa ngo ukirwara wisesereze ngo wumve urababaye ngo ubwo urababajwe, ahubwo uku kubabazwa ngiye kubabwira ni ukubabazwa uhorwa guhamya ndetse uhorwa gushikama kuri Yesu Kristo watubambiwe. Mbese koko uzemera kubabazwa? Hari abantu bagiye batubera akabarore kugira ngo tubigireho, kugira ngo tubarebereho, maze natwe tubashe guhamya twemere guca muri uwo muriro. Reka turebe isomo dusanga muri Matayo igice cya 27. Matayo 27 turahera ku murongo wa 27 n'ubundi tugeze ku wa 30. Hari umutwe uvuga ngo abasirikare bashinyagurira Yesu. Maze abasirikare babategeka bajyana Yesu mu rukiko, bamuteranirizaho ingabo zose, baramucuza, bamwambika umwenda w'umuhengeri, babaha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe n'urubingo ku kuboko kw'iburyo, baramupfukamira, baramushinyagurira bati, ni amahoro mwami w'Abayuda. Bamucira amacandwe, benda urubingo barumukubita mu mutwe. Yesu ashimwe. Yesu yari umwana w'Imana, yari no kubasha kuvuga ngo ujya kumucira amacandwe ayo macandwe abure, ujya kumubita izo mbaraga zo kuzamura ukuboko zibure. Ariko kuko yari azi icyo aje gukora, kuko yari aje kuronka njye nawe, yemeye kubabazwa, yemera gushinyagurirwa, yemera gukubitwa kugira ngo abone ko twe njye nawe twakira. Ariko se wowe uzemera kubabazwa ngo umuhamye? Reka ubyibaze maze nanjye mbyibaze. Reka turebe irindi somo turasanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7, turasoma umurongo wa 54 tugeze ku wa 60. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo bicisha Stefano amabuye. Ngo babyumve batyo basabiranwa n'uburakari, bamuhekenera amenyo. Ariko Stefano yuzuye Umwuka Wera arararama atumbira mu ijuru. Maze Stefano yuzuye Umwuka Wera arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'Umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Uyu Stefano yaziraga guhamya Yesu kuko yavugaga ibiri byo ndetse agahamya iby'ukuri, maze bashaka uburyo bwose bamurega, bamuhimbira ibinyoma byinshi, ndetse ngo igihe bamurebaga bagiye kumushinja ngo babonaga afite mu maso nk'ahamarayika. Ariko Stefano ngo yaratumbiriye areba mu ijuru, arapfukama maze arasenga, abwira Imana ati, Data akira umwuka wanjye. Imana ni nziza. Icyampa nje nawe ngo twumve aya magambo, maze igihe natwe tuzaba dutotezwa, igihe tuzaba turi mu bisi batubabaza, baducinyagurira, natwe tuzibuka aya magambo Stefano yavuze, maze tubwire Imana ngo akira umwuka wacu. Si ibyo gusa, ahubwo Stefano yarangeye abwira Imana ati, Data ubababarire ibyaha byawe. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Yesu ashimwe. Mbega umugabo wari wahuye n'ibizazane, reba nawe yicaye hariya cyangwa se apfukamye hariya, abakuru n'abato bamutera amabuye, reba ibyo birundo by'amabuye. Maze Stefano ntiyagira umujinya cyangwa se ngo asubire
inyuma ahubwo agerekaho no kubasabira. Mbese wowe uzemera kubabazwa? Reka dusimbukire muri Yobu igice cya 2. Yobu igice cya 2 turasoma umurongo wa 7 tugeze ku wa 10. Hari amagambo afite umutwe uvuga ngo Satani ateza Yobu ibisute yanga kubyinurira. Nuko Satani ahera ko arasohoka ava imbere y'Uwiteka ateza Yobu ibisute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha maze yicara mu ifu. Umugore we aramubaza ati mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Mbese gakomeye Satani yarebye gukiranuka kwa Yobu maze igihe yatemberaga Imana iramubaza ati mbese wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu yizera kandi akanyiringira? Maze Satani ashaka izindi mpamvu aravuga ati impamvu akwiringira nuko wamuhaye ibintu byose, afite abaja, afite abagaragu, afite amatungo, afite umugore ndetse aratekanye. Maze Satani asaba Imana mumpe mugerageze maze urebe ko akomeza kukwiringira. Satani aragenda ahera ko aramugerageza, ahera ku byoroshye. Amatungo yarapfa, abaja be barashira, abana be barashira, maze agera naho amuteza ibishuti ngo bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza hehe? Bigeza mu gitwariro. Mbega umugore wagize kwizera guke, maze Yobu aramureba, maze umugore areba Yobu, amaze kureba Yobu abona nawe asigaje izuba rimwe, aravuga ati mugabo wanjye mbese uracyakomeje kwizera kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ibi bintu byari bigeze kuri level mbi aho umugore abona yuko umugabo birangiye maze akamusaba kwipfira. Yumvaga hari n'iyakana Imana ari buhita asinzira wenda bikarangira, ariko Yobu yamusubije amagambo meza aramubwira tuvuze ko mwe mu bagore b'abapfapfa mbese twahabwa icyiza mu kuboko kw'Imana gusa tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose Yobu nta cyaha yakimurishije urupfu. Icyamanze nawe tukumva ko Imana idushaka wibyiza, tukumva yuko nitwizera tuzabona ubugingo buhoraho. Igihe Yobu yari amaze kugeragezwa, Imana yamusubije ibyo yari yambuwe byose ndetse ntiwaba ukubye kangahe? Imana ibahe umugisha. Burya koko unanga ku Mana ntizamuhemukira kandi ntiyamuharira umubisha habe na gatoya. Reka turebe isomo risoza, turarisanga muri Matayo, isomo badusomeye igice cya 5. Matayo igice cya 5 umurongo wa 10 ariko turageza ku wa 12. Haravuga ngo hahirwa abanenganyirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababesera ibibi byinshi babambura. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ni ukuri ndababwiza ukuri, uwemera guhamya Kristo akemera kumurambaho ibirimi by'umuriro ntibimutinyisha, ahubwo biraza bigakongora ibyaha bikamusiga yera de. Erega mutizamu yaba nziza itabanje gucanirwa. Niyo mpamvu natwe tuzanyura muri byinshi ndetse bidukomereye, ariko Uwiteka azaba ari hafi kugira ngo turokore mu bugingo buhoraho. Reka muri uyu munsi njye nawe duharanire kuzabona ubugingo buhoraho. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mukiza wanjye nyobora ushaka, fata ikiganza maze
nzagushaka mukiza wanjye nzagukurikira hose mukiza wanjye ngukurikire nzagukurikira unyobora unyobore mukiza wanjye nyobora mushaka ukomeze undinde unamumurize nubwo umwijima wawubuditse imbere ntabwo nzatinya unyoboye mukiza nzagukurikira hose mukiza wanjye ngukurikire nzagukurikira unyobora unyobore jyana ushaka nicyo ngusaba nyuza mu nzira ntoya guteshuka nubwo satana anyosha anyobora